Igorata ico nico. Iyi havesha. Yego ndinganira bivuge. Kuraho sha. Kuraho. Nubwo ntayo nariye. Wewe ibitoki byo uragwana n'iki? Ugiye gutema n'icyo cyose. Nani kintu nariyemo. Sanza ari kurya inyama naranyuma. Ari inyama arakwima? Ari umugabo wawe yego Yesu ni Imana. Yewe abagabo barabake. Munyandi nuko musigaye mubikora. Kuraho sha. Mugabo nabo baguze kwambo. Chance nayo urahemutse. wabuze mbere niba bigaragara neza Asigarangana na sura. turimo turavuga imbere Ndaje kurara cy'umuntu ugenda. Ufite n'ibyayi ufite zugaburira. Ariko munsubiza amafaranga yanjye. mwihorere mwihora gitware Njye nabiguze saa 5. byose nimukukuza buriya muntu yagafata agashyira n'uriya muhoro Twakari kabasiramu inyama. Ashane ngo urashaka kumena. yatema bangahe Uziko basiramu inyama. mumfatire iyo foto muze kuyima nkwereke utanyishyira no ku rubuga rw'akagari Ibise ubyiburaho birwaje hahaga. Uriya mugabo ni uwawe se? Urabeshya. Sanza ari kurya inyama aranyuma. Iyo wakumana numva atari cyo wagiye. Ubanza gukurikirana tureba hano. Ara kubona ikintu. Arifasha aragenda ajya kurya inyama urahahinguka aranakwima. Anesha umutwe. uriya se n'umugabo wawe usanze ari kurya inyama arakwima Ariko mugera akanyica nk'urufu. Murabana mu rugo. murabana mu rugo se mufitanye n'abana Umugabo yagize akajya kanakwiye. Batanu. none yari ari kurya inyama arakwima Nakose tutose ibyo bintu tugizanye kure. Ndabecara. Kandi yagushije ibitoki mwahinze. biriya bitoki se ntabwo Ibitoki mbiguza n'uyu mugore wenda akaba ari umuvuga. Mbiguza n'umwana se. Ko yabigurishije kabiri. Mbiguza n'amagahura. Yabigurishije Nuko yaguze kabiri. n'amagahura agiye mu cyakayi. Yabigurishije Hanyuma se umva nkubwire vi. Wewe biguze sangahe? Njye nabiguze ejo. Iwe uriya uvuga kuko Ubwo rero nabiguze ejo. Abiguze none hareba umugore. Numva rero. Ngaho ujya nabiguze ejo. None dore barabitwara. Fata igisambo cyawe. Njye niba n'ibitoki. none se muzehe bibaze urabibaza uwabiguze nawe warabyishyuye Narabyishyuye. bibaze uwabiguze nawe ariko uwo waguze nawe arahari Arahari nabo baramuzi. Narinzi ko ari njye mu bifata. ikibazo abiguze bari babigurishije mu gitondo wabiguze none Nabiguze ejo. wowe wabiguze ejo Nabiguze ejo. uriya mubyeyi ko avuga ko yabiguze mu gitondo None baravuga ko yabiguze mu gitondo. None babihambuye barabitwara. ariko None se ubwo ubwo se muze umuntu wishyura saa 5 umuntu waguze ejo turabihana. None se ndabizi ko ngababinyama. none se muzehe uriya mwabiguze umusaza uriya mwabiguze muri kubivugana akakubwira ngo iki Ntibamureba si bo baguze nawe. bamujwetse. ntibagusubiza amafaranga Nta mari bomba muze kabitwaye. Bahise gitora kirukankanye. mwiriwe neza mama mwitwa nde tugeze hariya dusanga hari ikibazo cy'umuntu wakwibye ibitoki tubwira iyo nkuru yagenze gute nyine nahinguwe saa 5 yego
ubwo birangije rero umusaza ajya kunyereka ibitoki Mm. ngo ngabwe mbigura yego ubwo rero turagiye tubariza ibitoki 6 nuko muha amafaranga yego amubwira rero ngiye guteka njye kureba umugabo wo mu rugo aze kuza kubimpaza yego ubwo birangije rero nibwo manutse nsanga ibitoki babitwaye ngeze hariya mbona n'ibyanjye ndongera nsubirayo ndeba n'ukuntu bitemye mbona nibyo ubwo rero nitabaje abantu nguko ukuntu bigenze yego amafaranga uri wamuhaye amafaranga angahe namuhaye 3,600 yego umwegereye umubwiye ko ibitoki byawe usanze bidahari we yagusubije iki yambwiye ngo ntago bindeba we ntabwo bimureba yego twigeze kubona n'umudamu waje avuga ngo ni umudamu we ni njyewe yego wowe bimeze bite mama dore ukuntu ikibazo kimeze yego njyewe umugabo uyu mudamu tujya turangura nawe urutoki yego birangije bo bajya mu rutoki nawe yego njye bamfata nk'akantu katagira ubwenge wowe ufite ubwenge kandi mama. ubwenge ndabufite yego birangije uyu mudamu mbonye ari ku igare hariya yego ahagaze imbere y'ibitoki ahamagaye umugabo ati vayo ibitoki bagize iki barabintwaye yego nanjye nibwo mpageze ndavuga ati ibitoki ni iby'umugore wa Munyandinda bayamuhereye inyuma y'iwanjye yego mbasaba n'igihumbi ngo njye guhaba arakinyima Yego. niciraho sinzi aho nari nicare hano mbona uruteraniro rurahagaze nibwo ibitoki mbimuhesheje ugeze mu kabari usanga umusaza ari kwifata neza yanga no kuguhaho iyi nasanze ari kurya yego inyama n'ibitoki ntose ndabeshya neza ko cyakwimye kandi ari umugabo wawe ntose si twari tumaze ntose uragira ngo nkore iki niyamuhaye yamwimye ati mama nibura igihumbi cyo guhaha ati mvi mbere ndiruka ndigendera ndahunga none mama nyuma yo kubona iki kibazo ibitoki byawe urabibonye icyifuzo cyawe ni ikihe cyangwa se igitekerezo watanga kuri biriya bintu umaze kubona nta kindi ko ibyanjye mbibonye se hari wowe ibindi icyo wari ukeneye byari ibitoki icyo nari nkeneye ari ibitoki hasigayeho kimwe ngiye kukizana ndi kumwe n'uw'iwanjye kugira ngo hatagira ingaruka zibaho ubwo ntabafata ntabavuna ntacyo adutwara abonye uriya musaza ari umunyamahanga oya oya uwuhe uwabiguze dore nguriya yagiye muze dusanze umudamu wawe ari kurengana yaguze imari ariko bongera kuyigurisha undi muntu atabizi by'amahirwe ayifatira hariya mu muhanda batarayigerana kure ibi bintu ubibonye ute urabivugaho iki ko mbibonye yewe mbonye ari nk'ibintu byari bigiye kuzana umutekano muke yego kugeza ubwo hagaragayemo nk'aho hashatse no kuzamo ingengabitekerezo ijyananye n'umuhoro yego ubwo bibaye ngombwa yuko cyo zabaye abaturage rubanda nyamwinshi babasha kurwanya icyo kibazo cyari kigiye kuba ariko cyari cyageragejwe kuba wari ukigambiriye yagiriye kugikora ubwo rero uwo muhoro wamanitswe byabonywe n'abaturage rubanda nyamwinshi bari bari hariya yego natwe twese twari duharirika natwe yaradukubise twishyuraga ibyacu n'ubundi twari twaratanzeho amafaranga birangije bigurishwa mu buryo tutazimo niyo mpamvu twari tubihagaritse ngo tumenye uburyo byongeye kugurishwa kabiri tugeze ngo turavugwa umuhoro wamanitswe kandi abaturage uriya musaza wari ufite umuhoro yitwa nde bamwita Sengabo nawe ni umuturage wa hano nawe agura ibitoki yamanitse umuhoro agerageza gutema umuntu waburanaga ibye yatanzeho amafaranga uko mumaze kubibona se ubu murumva hari ikindi mugikurikirana ngewe ndumva uko tumanjije kubibona yego tukaba tubibonye yego nkurikije imico y'imyitwarire kuba buriya icyo yari agamije kugira ngo amanike umuhoro ugarukire ku gikanu yari agamije yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubu se nta kuntu ubwo mumaze kubona imari yanyu nta kuntu mwakwicecekera ahubwo wenda ikibazo mukaza kukibyutsa ariko wenda akomeje kuzamura ibibazo cyokoze akomeje gutoteza umugore w'iwanjye nagana inkiko zibyemerewe wagana inkiko zibyemerewe bigakemura icyo kibazo mu gihe yari agerageje gukora ibinyuranye n'amategeko kwambura uburenganzira bwa kiremwamuntu anyuranyije ibyabazwaga kandi byari ngombwa ya mama none se buriya umugabo wawe ko ikibazo uko kigenze turabibonye
none buriya ntabwo bufite ko wenda ashobora kuza kukumerera nabi? namerera nabi nditabaza abantu. Ubusanzwe se mu rugo iwanyu hari amakimbirane yari ahari? Abahari ariko adashingiye ku mitungo. Vuga ibyo ari byo byose ariko ikibazo mfite umugabo yanshatse njyaye kabiri, yego, andya imitungo yanjye dutera n'igikumwe kuri isaha amaravuga ngo nzagende ngo mve hariya, kandi narakoze ibintu nakoze nta munsi nakora abantu barabizi. Buri munsi aramuhotera areba uko numva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubu mugiye kugenda ariko nateza ibibazo. Twagize amahirwe ubuyobozi buba butwegereye, buri muturage w'u Rwanda wese ni umuyobozi mu gihugu cye. Nizera ko nta warengana abantu bahari. Nimugire ikibazo, uriya musaza nta kibazo ari bubateze kandi nazamura umutwe, n'ubusanzwe ubuyobozi burahari, murahita mubwegera bubikemure. Murakoze cyane. Murakoze, ubuyobozi bw'intara nabwo bwaduhinduriye.